Bene data bavandimwe mudukurikiranye kandi mukunda gukurikirana ibiganiro byacu, ibyigisho byacu mugezweho na bene so, ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Dushimye Imana cyane ikomeje kuduha umutekano. Rero uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Njye mugiye kubana nitwa Guillaume uzaba umwana. Reka dusenge hanyuma dukomeze twige. Ugize neza Mwami Imana, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe bitarondoreka byakomeje kutwigaragariza, uhererwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye akanya keza ko kuba tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze ngo buri muntu wese anyoterwe n'ibyawe kandi umuhe guhitamo neza ibyamutungira amagara mazima, umuhe guhitamo neza ibyatunga ubugingo, maze ubwo uzatunguka ku bicu tuzijyanire mu bwami bwawe. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Bantu b'Imana, tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo umumaro wo kwiga Bibiliya. Umumaro wo kwiga Bibiliya. Mu gitabo cy'uburezi hari amagambo banditse y'ibyo twakagombye kuzirikana. Bwa mbere ni ukuzirikana ibyo twiga ndetse no gufata mu mutwe kuko ni ingenzi kandi ni ngombwa. Iyo dusomye mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 ngo nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Icyo dusabwa ni ukwihutira kumva, tugatega amatwi, tukazirikana ibyo twiga ndetse kandi ntibikureho no gufata mu mutwe, kuko gufata mu mutwe ni ingenzi, kuko amagambo yose y'agaciro akomotse mu ijambo ry'Imana biba bikwiriye ko bishobokeye mwene muntu wese akwiriye kuyazirikana kandi akayafata mu mutwe. Rero muri iyi nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo umumaro wo kwiga Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cy'ibyanditswe byera. Bibiliya ni igitabo cyoroheje ariko gikomeye cyane, kirimo ubwenge bwinshi, kirimo amasomo menshi ashobora kugirira umuntu akamaro yaba muri ubu buzima ndetse bikanamutegura n'ubuzima bw'ahazaza. Rero Yohana yeretswe ibizabaho mu minsi y'imperuka kandi biteye ubwoba, ariko habaho no gutanga ihumure. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3 baranditse ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe ari kigufi. Bavandimwe, igihe ni kigufi. Icyo nicyo kibabaje cyane. Ese iki gihe ko ari kigufi? Ahari iki gihe kizasanga witeguye igihe kizaba gisohoye, igihe Yesu azaba atungutse ku bicu, azasanga witeguye. Rero turaza kurebera hamwe uburyo mu by'ukuri Bibiliya ifite umumaro munini. Bibiliya ifite agaciro gakomeye cyane, kuko hari abantu bafite amahirwe. Ni abantu bazi gusoma, ni abantu bazi kumva kandi bitondera ibyanditswe byera. Iyo dusomye mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, mu gitabo cyifuzwa ibihe byose paje 326 hari amagambo banditse. Baravuze bati nk'uko imibereho yacu itunzwe n'ibyo turya, niko n'imibereho yacu y'iby'umwuka ibeshwaho n'ijambo ry'Imana. Ngo nk'uko imibereho yacu y'umubiri itunzwe n'ibyo turya, ngo niko n'imibereho y'iby'umwuka itunzwe n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ngo buri muntu wese ngo agomba kwakira ku nyungu ze ubugingo bubonerwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niho tuboneramo ubugingo, niho tuboneramo ibyiringiro, niho tuboneramo ahazaza hacu ko hazaba hameze, bikatwereka ishusho mbonera, bikatuhumura amaso, bikadukebura, bikaducyaha. Ijambo ry'Imana rifite agaciro gakomeye cyane. Nk'uko umuntu agomba kurya ku giti cye ngo abeho, ni nako tugomba kwakira iryo jambo buri muntu ku giti cye.
ngo ijambo ry'Imana ngo nk'uko mwene muntu ngo ajya yigaburira akiyitaho kugira ngo abashe kuba yabaho, ngo nta nibwo umuntu wese akwiriye kwakira ijambo ry'Imana ku giti ke. Biranashoboka yuko waryigira mu ruhame, biranashoboka yuko waryigira mu itsinda, ngo ariko ujye ufata umwanya ngo nawe ubwawe urisome, wigaburire, ugaburire umutima we kurwara umwuma, ugaburire umutima ushira inzara, kugira ngo ubwo tuzaba turi kubazwa ibyiringiro byacu, ngo natwe tuzabe twiteguye mu mugabane w'abiteguye gusubiza ibyiringiro byacu. Ngo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze. Icya mbere ni uko dukwiye kwiga Bibiliya twitonze. Icya kabiri, dusaba Imana ubufasha bw'Umwuka Wera kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ijambo ryayo. Iyo twize ijambo ry'Imana neza, kuryiga neza nta kundi ni uko tugomba kubanza twasaba imbaraga y'Umwuka Wera, kugira ngo byinshi turi busome dutekereze mu mbaraga y'Umwuka, twe gutekereza uko kamere yacu ishaka. Dukwiriye gutoranya isomo rimwe maze tukaritekerezaho twitonze, kugira ngo tubonemo icyo Imana yatubikiyemo. Dukwiriye kubitekerezaho kugeza ubwo igitekerezo kirimo tucyumva neza, ngo tumenye icyo Umwami Imana ivuga. Ijambo ry'Imana rifite agaciro gakomeye cyane. Ijambo ry'Imana ni inkingi y'ubuzima bw'umuntu, niyo mpamvu rifite akamaro. Ese wakibaza ngo ni akahe kamaro ko kwiga Bibiliya? Ariko mbere y'uko tugasoma mu gitabo cya Matayo igice cya 23 umurongo wa 9 baranditse ngo 23 umurongo wa 9 baranditse ngo, kandi ntimukagire umuntu wose mwita data, kuko so ari umwe, ari wo mu ijuru. Ni ukuvuga, basobanura mu ntambara ikomeye, bagaragaje neza yuko ibyanditswe byera cyangwa se kwiga Bibiliya bifite akamaro gakomeye cyane ku muntu. Bisobanura ku ngingo iboneka muri paje 326, baranditse ngo 326 intambara ikomeye, mu mbabarire ni 369. Baranditse ngo Satani azi neza ko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho ndetse no kurondora mu byanditswe byera azatsindwa n'ibitero bye. Icyo ngicyo nicyo Satani azi, ko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho. Aya magambo harimo amagambo abiri. Icya mbere ni ugupfobya amasengesho no kurondora mu byanditswe, ngo azatsindwa n'ibitero bye. Umuntu wese ushobora kugambirira kwiga ibyanditswe byera, umuntu wese ushobora kugambirira kwiga Bibiliya, ariko yapfobeje amasengesho, Satani aba yiteguye kumufata mpiri, aba yiteguye kumugusha mu cyaha. Ariko igihe cyose tuzaba twagambiriye kwiga ijambo ry'Imana, ariko tukamenya yuko bigomba kubanzirizwa n'amasengesho, ngo aho hantu Satani ngo ntago ashobora kuhahinguka. Hepfo ati, nicyo gituma ahimba inzira zose zibishoboka kugira ngo yigarurire imitima. Hari itsinda ry'abantu biyita abantu b'Imana. Abo ngabo aho gushaka kumenya ukuri, idini yabo ihinduka iyo gushakira amafuti cyangwa amakosa y'abantu badahuje imyizerere n'ibitekerezo. Bene abo ni ukuboko kw'iburyo kwa Satani. Hari umugabane munini hari umugabane munini, itsinda rinini ry'abantu ngo biyita b'Imana, ngo ariko umugambi wabo ngo akaba ari abantu bashaka amafuti ku bandi. Abarezi ba bene data ntibabarika, kandi bakora ubudahwema, cyane cyane igihe Imana ikora n'igihe abagaragu bayo baba baje kuyiramya.
ngo bazagaragaza kugoreka amagambo yo guhindura ibikorwa byiza by'abakunda ukuri kandi bakakugenderamo. Bazasebya abagaragu b'Imana b'indahemuka bafite ishyaka kandi bizinukwa, babita abazimiye n'abashukanyi. Umurimo wabo ni ugushaka impamvu zose zo kugoreka inzira z'ukuri kose n'ibikorwa bizira amakemwa, gukwiza impuha no kubyutsa impaka mu mutima y'abatamenyereye. Umwanya wose wabonye bazagaragaza kwerekana ko icyari inziramakemwa n'ubudahemuka bakibona nk'ubusazi n'ubushukanyi. Icyo nashakaga ko twumva muri iri jambo ngo ni uko Satani ngazi neza yuko umuntu wese uzagaragaza gupfobya amasengesho ngo akarondora mu byanditswe byera ngo azatsindwa n'ibitero bye. None se bimeze biti? Ubwo uko gutsindwa n'ibitero mu by'ukuri bya Satani ngo bizagera kuri buri muntu wese uzaba utahaye agaciro ijambo ry'Imana, uzaba utahaye agaciro amasengesho, kubera ko ni ibintu bibiri byombi bijyanirana kandi bihuje, bifitanye ubumwe, bitagomba kubura. Mbese ntabwo wareka kimwe ngo ntabwo watwara kimwe ikindi gisigare, nta nubwo wabisiga byose ngo bikunde, ubuzima bwakangirika. Rero birakwiriye ko mwene muntu abaho asobanukiwe ibyo byose. Iyo dusomye mu gatabo kitwa Amabuye yo gutarukiraho, paje 152 baranditse ngo kuva isi yabaho abavuga baravuze, abandika baranditse, ariko nta gitabo na kimwe gihwanije ubwiza, ubuhanga n'umumaro nka Bibiliya. Turi kwiga ijambo ritubwira ngo umumaro wo kwiga Bibiliya. Yanditswe n'abantu batandukanije inzego n'imibereho, bayanditse mu bihe bitandukanye, ariko igitangaje ni uburyo imirongo yayo yuzuzanya kandi igakora ku mitima y'abantu bose, kuko ivuga iby'ahazaza, amakene y'uwaremwe wese. Ibyo byose hamwe n'ibindi bihamya ko umwuka w'Imana ari wo wayandikishije, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Bantu b'Imana, mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Timoteyo 3:16 baranditse ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera byose byandikiwe kutwigisha ngo kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Ngo nta kindi cyatumye ibyanditswe byera byandikwa, ngo kwari ukugira ngo bitwigishe kwihangana ndetse no kuduhumuriza, ari nabyo bitangwa kandi ari nabyo binaduhesha ibyiringiro. Rero akamaro ko kwiga Bibiliya tugasanga ahantu henshi, ariko no mu gitabo cya Yesaya igice cya 26:9 niho bagaragaje yuko ngo ni ikidashoboka ko umuntu yagira imico myiza n'imibereho yera atayobowe n'amahame ya Bibiliya. Niba dushaka kugira imibereho yera, niba dushobora kugira amahame ngashinga imizi mu mitima yacu no mu mibereho yacu, ngo ni uko tugomba kwisunga Bibiliya. Bibiliya irakomeye cyane, Bibiliya ifite agaciro, ngo kuko amategeko yawe ari mu isi, ngo abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Inshingano ya mbere kandi ihebuje izindi zose
ku muntu wese ufite ubwenge ni ukwiga ibyanditswe byera, kandi ukuri ni ukwiga ibyanditswe byera akamenya ukuri icyo ari cyo. Hepfo ati hanyuma akagendera mu mucyo kandi agashakishiriza bagenzi be kugera ikirenge mu cye. Buri munsi tugomba kwiga Bibiliya, kwigana Bibiliya umwete, turemereza buri gitekerezo tubonyemo kandi tugereranya imirongo yayo. Dufashijwe n'imbaraga mvajuru, ibitekerezo biri mu byanditswe tukabigira ibyacu, kuko buri wese ku giti cye azibarizwa imbere y'Imana. Bwa mbere ngo ni uko tugomba kwigana Bibiliya umwete, ngo kandi ngo buri gitekerezo cyayo ngo tugomba kukiremereza, ngo tugasesengura imirongo, ngo nidufashwa n'imbaraga mvajuru, ngo ibitekerezo ngo byo mu byanditswe byera tukabigira ibyacu, ngo Imana nayo yiteguye kutwiyereka, yiteguye kudufasha ngo ndetse no kudusobanurira. Mu itangira ryo guhangwa kw'ishyanga rya Amerika bigaga ijambo ry'Imana nk'ihame riyobora imibereho yabo. Inyungu bungutse icyo gihe ntizigira ingano. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Niba hari ikintu gifite agaciro muri iyi si, ni umuntu ubayeho akiranutse. Icyaha ntacyo kimaze, icyaha ni kibi, icyaha kiragukora, uragikora nawe kikagukora, ariko ngo igihe tuzaha agaciro ijambo ry'Imana kandi mu bumenyi bwayo tukabwumva, ngo bizaba bifite agaciro gakomeye cyane. Kandi nk'uko twagiye tubireba, nk'uko turi bwongere kuza kubibona, ngo nta kindi gitabo kiruta ibindi usibye Bibiliya. Ibyanditswe byera byari urufatiro rwo kwizera kwabo, inkomoko y'ubwenge bwabo n'urufatiro rw'umudendezo wabo. Amahame ya Bibiliya iyo yabaga atandukanywe umwete mu muryango, ku ishuri no mu itorero, umusaruro yabazaniye ni umwete mu gukora ubwenge, imico myiza ndetse no kwirinda. Ngo abantu bagerageje kurondora mu byanditswe byera bakamenya agaciro kayo ndetse no mu mibereho yabo, ngo ni uko bwa mbere bagize umwete mu gukora, bagira ubwenge, bagira imico myiza kandi baranirinda. Bashoboraga kumara imyaka muri ibyo bihugu byabo udahuye n'umusinzi, utumvise igitutsi, utabonye umuntu usabiriza. Ibi byerekana ko amahame ya Bibiliya ari yatanze ubwishingizi bwo gukomera kw'ishyanga n'umutekano waryo. Buriya kuba umuntu atagusindira imbere, kuba umuntu atakuvuga nabi, kuba umuntu atagutuka, kuba umuntu atahora akurakariye, si uko umuntu yavukanye ubwiza bundi, ahubwo ni uko ubuntu bw'Imana buba bwaramugendereye bukagerageza bugacyaha amafuti n'amakosa yiwe, akaba hari umuntu umeze neza kandi utuje. Burya ni ubuntu bw'Imana buba bwaramusabyemo. Bushobora kuza utanabizi, bitewe n'uko nawe utigeze ugira umwanya wo gushakisha agakiza k'umutima, wo gushakira agakiza umutima wawe. Ngo ariko buriya kuko abantu twavukiye mu bwiza butangaje, ngo ariko kubw'igicumuro kije ngo byatumye mwene muntu ngo aba mubi. Rero muri uko kugira ububi bivuze ngo abantu iyo hari agakorwa keza kabagaragayeho, ni uburyo n'ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana bavandimwe. Ibi byerekana ko amahame ya Bibiliya ariyo yatanze ubwishingizi bwo gukomera kw'ishyanga n'umutekano waryo. Izo leta z'inyantege nke zari zitataniye hirya no hino, byashoje zivuyemo ishyanga rikomeye rya Leta Zunze Ubumwe, maze isi irumirwa ibonye ukuntu mu mahoro n'umutekano havutse itorero ritagira papa na leta
itagira umwami. Ibyanditswe byera byatumye abantu bahabwa icyubahiro, byatumye bahabwa agaciro, byatumye bahabwa mbese bagira intambwe iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo mwene muntu wese yabaga ariho akomeye ariko afite ibyiringiro yuko ibyo biri bugende neza bitewe n'uko yabaga yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rijya rituma dukiranuka muri rusange. Hari igikomeye uwamaze kwigabura Bibiliya yunguka. Icya mbere, amenya ko umuntu ari nk'undi. Iyo umuntu yamaze kumenya ko uwamaze kwigabura Bibiliya yunguka, ngo hari ibyo agomba gusobanukirwa ku ikubitiro. Icya mbere, amenya ko umuntu ari nk'undi. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, muba ariko mubagirira namwe, kuko aya ariyo mategeko y'ibyahanuwe. Matayo igice cya 7 umurongo wa 12. Kuri urwo rwego umuntu aba abonye imbaraga izajya imutera kugirira abandi byiza, kuba inyangamugayo no kubitangira. Iyo hiyongereyeho kumenya ko ibyo dukora, ibyo tuvuga, imigambi n'ibitekerezo byo mu mutima byose bizaza mu rubanza, bijya bitera gukiranuka uri wenyine. Iyo tumenye neza yuko imibereho y'ibyo tugendamo, y'ibyo tugendamo, ngo ibyo byose mu by'ukuri ngo bijya bituma duhora twiteguye kandi tuzirikana yuko imibereho yacu izaza mu rubanza. Bavandimwe, birakomeye cyane. Bimutera gukiranuka ari wenyine, ari aho batamuzi, ahemukiwe, inyungu ze zihanganye n'amahame, agakiranuka mu muryango, ku kazi no mu by'abandi, aragijwe ari ntawe umuhagaze hejuru. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari ikiza cyangwa ikibi. Mbega amagambo akomeye. Umubwiriza 12:13-14, ngo wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Nicyo dusabwa, ngo dukwiriye kubaha Imana kandi tugakomeza amategeko yayo. Hanyuma muri uko kubaha Imana kandi tugakomeza amategeko yayo, ngo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Hepfo ati, iyo wize ibyanditswe byera bikagera mu muryango, umuryango urakiranuka, ngo bituma umuryango ujya uba indorerwamo nziza. Iyo wize ibyanditswe byera bituma ukiranuka mu kazi. Bituma ukiranuka mu kazi, ariko ngo gukiranuka mu kazi, ngo wize Bibiliya, ngiye ari mu kazi k'abandi, ngo ntabwo akorera ku jisho, akora nk'uwikorera, nta buriganya cyangwa ibinyoma, nta mahugu agira mu mirimo ye, kwambura, kungukira mu bujiji, ibyago cyangwa ingorane z'abandi. Inyangamugayo nyakuri ntiyungukira mu ntege nke n'ubushobozi buke bw'abandi, kugira ngo yuzuze impiya mu ruhago rwayo. Agurisha ibye ku giciro gikwiye. Niba ibicuruzwa agurisha bifite inenge, ntazabura kubibwira mwene se cyangwa umutambyi we, kabone nubwo byamugusha mu gihombo. Namwe mbata, mujye mwumvira abashobuja,
bo ku mubiri nk'uko wumvira Kristo, mububashye, muhinda umushyitsi, kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarariye gusa, ngo mumenye nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera Umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Bavandimwe, ntabwo turi bwifuze kurenga kuri iyi ngingo twari turi kurebera hamwe akamaro ko kwiga Bibiliya. Tubonye ko Bibiliya ifite akamaro kanini cyane, kubera ko bijya bituma tukiranuka muri rubanda ndetse no ku mutima ubwacu, kuko uwiga Bibiliya neza agasobanukirwa ibyaha bye ajya abyihana, maze bikamutera gutunga umutima utamucira urubanza. Nk'uko yibera mu mahoro, bakundwa, imitima yanyu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana. Umunyabyaha ahunga ari ntawumwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Umunyabyaha, bavandimwe, ijambo ry'Imana rijya rituma dukiranuka. Ijambo ry'Imana rijya rituma dukiranuka, rijya rituma umuntu abaho akomeye kandi ashikamye. Noneho mu gitabo kimwe cy'ibihamya, volume ya 2, paje 365, ngo hari ikintu giteye agahinda nasomye mu gitabo cy'ibihamya, wenda reka ndisome namwe mubyumve. Ngo neretswe ko abantu benshi mu bavuga ko bazi ukuri kw'iki gihe n'imbabazi kw'iki gihe, ngo ntibazi ijambo ry'Imana, ntibazi mu by'ukuri ibyo bizera. Ngo abantu ngo bavuga yuko bazi ukuri kw'iki gihe, ngo mu by'ukuri ngo ntago bazi ibyo bizera. Icya kabiri, ngo ihinduka rikomeye rigiye kubaho bidatinze, kandi buri wese azamenya bikomeye ihinduka ry'ijuru. Mu byanditswe harimo ubutunzi bw'agaciro buhishe abashakashatsi bashaka amagejuru. Ngo mu byanditswe byera ngo harimo ubutunzi kandi buhishwe. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 33 nibo bavuze ngo mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Imana ifite inzira nyinshi, Imana ifite uburyo bwinshi ijya imenyekanishirizamo abantu bayo, ijya imenyekanishirizamo ukuri kwayo. Biranashoboka yuko nawe ushobora kuba umuyoboro uramutse ubishatse, kuko Imana ngo iyo igize amahirwe ikarokora umutima wawe, iyo igize amahirwe ikakuvana mu byaha ikakubatura, ugakunda ijambo ryayo nk'uko yabipanze kandi nk'uko yabigennye, ngo nawe ngo ujye uba umuyoboro utuma abandi bakizwa, imitima yabaye akahebwe ikagaruka mu buntu bw'Imana. Ese wowe urumva ushaka kuba umukozi w'Imana? Urumva ushaka kuba umuntu Imana ifitiye icyizere? Ni uko ugomba gusobanukirwa icyatuma ugirana isano n'Imana. Kandi kugira isano n'Imana nta kindi cyabigushoboza usibye kwiga ibyanditswe byera, kubana nayo cyane, kandi ukanagira n'umwuka w'amasengesho. Mu gitabo cy'uburezi, paje 196, ego 193, mumbabarire, baranditse ngo nta bwenge bw'umuntu upfa ushobora gusobanukirwa byuzuye imbere y'imirimo y'Uhoraho. Ntidushobora kugenzura Imana ngo tuyimenye byuzuye, haba ku munyezaburi ukomeye cyangwa wizeye cyane, haba no kuworoheje n'injiji. Uwera akomeza kuba ubwiru, ariko nubwo ibicu n'umwijima bimukikiza, gukiranuka no guca imanza zitabera n'imfatiro y'intebe ye,
dushobora gusobanukirwa imbabazi z'Imana zitagira urubibira hamwe n'ubushobozi bwayo butarondoreka. Kubwo kwitegereza ibyo idukorera, Imana y'ijuru tuyimenyaho igice nk'uko ubushobozi bwacu buri. Ibirenze aho, twiringira ukuboko gushobora byose n'umutima wayo wuzuye urukundo. Ijambo ry'Imana kimwe n'uwaryandikishije ririmo ubwiru budashobora na rimwe gusobanukirwa, byuzuye ibiremwa bipfa. Hepfo barakomeje baravuga bati, ngariko Imana ngo yatangiye mu byanditswe byereka ibimenyetso bihagije by'ububasha mvajuru n'ubwiru bwayo. Ngo Imana ngo yatanze mu byanditswe byera, ngo yatanze ibimenyetso bihagije, yatanze uburyo buhagije ngo bishobora gutuma ngo abantu bamenya ukuri ndetse n'ubwiru bwayo. Kubera kubaho kwayo, imico yayo, kuba ijambo ryayo ari ukuri, bishimangirwa n'ibihamya byemeza imitima yacu. Ibyo nibyo bihamya byagakwiye kutwemeza. Icya mbere ni ukubaho kwayo, ni imico yayo, ni ukuba ijambo ryayo ari ukuri, ngo byakagombye gushimangirwa n'ibihamya byemeza imitima yacu. Kandi ubwo buhamya burasaze. Ni iby'ukuri ko Imana itakuyeho ibyo umuntu yashingiraho gushidikanya. Kwizera kugomba gushingira ku buhamya, si ukukwerekerwa. Abashaka gushidikanya babibonera uburyo, ariko abashaka kumenya ukuri bafite urubuga ruhagije rwo kubakaho kwizera kwabo. Ng'abantu, aya magambo arakomeye cyane, ng'abantu ngo bazagerageza kubaho mu by'ukuri, ngo bagerageza gushidikanya ukuri, ngo ntabwo bazigera babiburira uburyo. Ngo ariko n'abantu ngo bazagerageza gushakashaka ukuri ko mu byanditswe byera, ngo nabo ntabwo bazabura uburyo, ngo kandi ngo bazaba bafite urubuga ruhagije rwo kubakaho kwizera kwabo. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa mbere niho banditse ngo, reka turebe iryo jambo ryo mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa mbere. Baranditse ngo, bana nimutege amatwi ibyo abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ushake ibyo utuze byose ubishakishanye ubuhanga. Mu by'ukuri nta wundi ujya utanga ubwenge usibye Umuremyi, kandi nta handi ushobora kubuvoma usibye mu byanditswe byera. Igihe cyose tuzaba dufashe ijambo ry'Imana tukarigira nyambere mu mibereho yacu, tuzaba turi mu banyamahirwe batangiye kugira guhinduka kw'imibereho yabo. Bantu b'Imana, kwiga Bibiliya ni ingenzi kandi birakenewe cyane. Bikenewe kuri njye nawe, bikenewe kuri buri wese. Kutaryiga ni igihombo, kuko hari byinshi uba uri kwibuza, hari byinshi biba bitari kugeraho. Si n'ibyo gusa, hari n'imigisha uba uri kwibuza, hari imigisha bitari kukugeraho. Rero kwiga Bibiliya ni umwe mu misingi ituma dusabana n'Imana. Ni imwe mu misingi ituma dusabana n'Imana. Bavandimwe, ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera ni umusingi ukomeye. Ni umusingi ukomeye, kuko mu gitabo cy'Abaroma igice cya 11 umurongo wa 33 baranditse ngo,
Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza, cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha, icyubahiro kibe cye iteka ryose. Amen. Bavandimwe, nguko uko ijambo ry'Imana rikwiriye kwitabwaho kandi rikwiriye guhabwa agaciro. None kwiga no kumenya Bibiliya ni ngombwa, ariko nanone nubwo ari ngombwa ngo dukwiye kuryiga, ikindi kandi tukabimenyesha abandi. Mu gitabo cya Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8, basoma mu gitabo amategeko y'Imana, gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bose bamenye ibyasomwaga. Uburezi nyakuri ntabwo ari ukwigisha kugira ngo imitima ititeguye, ntabwo ari ukwigisha kugahata imitima ititeguye kwakira kandi idashaka kwakira. Ni ngombwa kubanza gukanguka. Ni ngombwa kubanza gukangura ubushobozi bw'ubwenge no kubyutsa ubwuzu mu mitima. Kubw'ibyo Imana yatanze gahunda yayo y'imyigishirize. We waremye intekerezo, yazishyiriyeho amateka agenga iterambere ryayo. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Bavandimwe, abantu bose bagiye bagera ku ntsinzi, abantu bagiye bagera ku migambi myiza kandi ihamye, nta kindi cyabashobozaga, yari imbaraga y'Imana yasabye imitima yabo, yari imbaraga y'Imana yasabye ubuntu bwabo, kuko ubuntu nibwo mbese bagendanaga n'ubuntu bw'Imana. Ese wowe uje ugendana n'ubuntu bw'Imana? Iyo twize ibyanditswe byera, tujya tubona ubugiraneza bwayo. Rero bantu b'Imana, urwo rukundo tubonera mu ijambo ry'Imana ngo tugomba kuba turuzi neza nk'uko Aburahamu nawe yari aruzi. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 12, hagaragaza neza yuko urukundo rw'Imana Aburahamu yari aruzi, kandi yari urukundo. Yabaye ku isi ashishikajwe no kubera abandi umugisha. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana iyo turusobanukiwe neza, nibyo bijya bituma dufasha abandi kandi tutiganyira. Ariko wenda ntarasubira kuri iki gitekerezo, mubyumve neza ngo udakunda ntazi Imana, ngo kuko Imana ari urukundo. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Mu miterere y'Imana ibereyeho gukorera ibyo yaremye, cyane cyane mwene muntu. Ibyo yaremye bitarata gahunda, bibereyeho gukorera ibindi biremwa. Nta gishaka kuri mwene muntu kirenze kumukuruza ineza yayo ngo azimukize. Uretse umutima wa mwene muntu wikunda, nta kindi ku isi kibereyeho kwikorera. Nta kanyoni kaguruka mu kirere, nta nyamaswa igenda ku butaka bitagendereye kurwana k'ubuzima kw'ikindi kiremwa. Nta kibabi na kimwe cyo mu ishyamba cyangwa akumba k'igiti kumbura, byose bidakoreye ibindi biremwa. Buri giti n'ishami na buri kibabi bitanga imbaraga y'ubuzima, ku buryo iramutse itabayeho, yaba umuntu cyangwa inyamaswa,
ntibyatera kabiri, kandi umuntu n'inyamaswa nabyo birahindukira bikita ku buzima bw'ibiti, ibyatsi n'ibibabi byacyo. Indabo zikwiza impumuro yazo hose, kandi ubwiza bwazo bukabera isi umugisha. Izuba rimurika umucyo waryo, ukanezeza ibihumbi by'andi masi. Inyanja ubwayo yo nkomoko y'amasoko y'amariba, yakira utugezi tuyirohamo tuvuye imusozi, ariko ntabwo iduhunika muri yo, ahubwo yakirira gutanga. Urwo katsi ruzamuka ruva muri yo rwongera kutugarukira ari ibitonyanga bije kuvomerera isi kugira ngo imeze ibyatsi kandi ipfundike uturabyo. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo urukundo rwa Aburahamu yari aruzi kandi yari urukundo, yabaye ku isi ashishikajwe no kubera abandi umugisha. Ngo Aburahamu ngo yabaye ku isi ngo ashishikajwe n'abandi kubera abandi umugisha, afasha abakene, yambika abambaye ubusa, agaburira abashonje no gucumbikira abatagira aho baba. Icyazanye Yesu mu isi kwari ukongera kuduhishurira urukundo rw'Imana rwendaga kwibagirana bitewe no kugwa kw'idini ry'Abayuda. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu w'abandi, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twakwitanga ku bwacu, ku bwa bene data. Urukundo ngo ni rwo rwagurumaniye mu mitima y'intumwa y'abahanuzi, bakagirira rubanda neza, babitangiye nta nyungu babashakaho. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Ariko ijambo nashatse bavandimwe, ijambo narindi gutindaho, ngo ni uko abantu dukwiriye gukorera abandi, dukwiye kubana neza n'abandi, ngo kandi ngo nidusobanukirwa agaciro k'ijambo ry'Imana, nidusobanukirwa agaciro k'ibyanditswe byera, ngo gukorera abandi ngo bizaba ari ibintu biba byikora, ngo bizajya byikora mu buryo bwirutse, bizajya byikora mu buryo bwahoranije, tuzaba turi abantu bafite umwete ndetse n'ishyaka, ngo ntabwo tuzigera ducogora. Rero umumaro wo kwiga Bibiliya ni mugari cyane kandi uragutse, ariko turifuza ko buri muntu wese yabyumva kandi akabihereza agaciro. Kuko ntagambiriye gutinda nsoza, ngo ibyanditswe byera ngo byari urufatiro rwo kwizera kwabo, inkomoko y'ubwenge bwabo n'urufatiro rw'umudendezo wabo. Amahame ya Bibiliya iyo yabaga atanganwe umwete mu muryango, ku ishuri no mu itorero, umusaruro yabazaniye ni umwete mu gukora, ubwenge, imico myiza ndetse no kwirinda. Washoboraga kumara imyaka muri ibyo bihugu byabo udahuye n'umusinzi, utumvisha igitutsi, utabonye umuntu usabiriza. Ibi byerekana uko amahame ya Bibiliya ari yatanze ubwishingizi bwo gukomera kw'ishyanga n'umutekano wayo. Aya magambo twayasomye pe. Ngiye leta y'inyantege nke zari zitataniye hirya no hino, byashoje zivuyemo ishyanga rikomeye rya Leta Zunze Ubumwe, maze isi irumirwa ibonye ukuntu mu mahoro n'umutekano havuye itorero ritagira papa
na leta itagira umwami. Bavandimwe, iyo abantu bagize ijambo ry'Imana nyambere mu mibereho yabo ndetse no mu miryango yabo, baba bifitiye amategeko ahoraho, baba bifitiye mbese amahame ahoraho ashobora kubayobora urugendo rwabo rwose, ashobora kubayobora ubuzima bwabo bwose. Rero ijambo ry'Imana ni umucyo umurikira ibirenge. Iyo bavuze ibirenge, burya ntabwo baba bavuze ibi birenge tugendesha, ahubwo baba bavuze ibirenge by'umutima. Kuko iyo dusomye mu gitabo cy'ibyaduka, paje 71, naho iri jambo barivuzeho cyane kandi mu buryo bukomeye, bavuga agaciro k'ibyanditswe byera. Bagaragaje yuko baranditse ngo mwiyubakire igihome kibagose mwifashishijwe ibyanditswe byera, maze muzibonera ko isi idashobora kukiritura. Mufate ibyanditswe mu mutwe, maze Satani nabasatirana ibishuko bye, mumuhindukirane n'imbaraga mubwira muti handitswe ngo. Uko niko umwami wacu yasimbutse ibishuko bya Satani maze aramukumira. Nimurimbishe ubwenge bwanyu amagambo y'agaciro ya Kristo aruta ifeza n'izahabu. Muhorane Bibiliya ntoya igihe muri ku murimo, maze buri kanya kose mubonye mukungukiremo mufata mu mutwe amasezerano y'agaciro. Ngo igihe kizaza ubwo abantu benshi bazimwa ibyanditswe byera, ngo ariko niba iryo jambo ryaranditswe mu bwenge, nta muntu uzashobora kuribambura. Mwige ijambo ry'Imana, mwiyibutse amasezerano y'agaciro aririmo, kugira ngo ubwo tuzamburwa Bibiliya, tuzashobore kugumana ijambo ry'Imana. Ngo igihe kirageze, kizanagera, ngo ubwo bizaba bitagishoboka yuko tugendana Bibiliya tuzaba twarazambuwe. Ariko se twibaze ngo icyo gihe tuzaba twarazambuwe, niki tuzaba twaramenye tugendana mu bwenge bwacu? Ngo abantu ngo na niyo mpamvu ngo bashishikazwa kwiga ibyanditswe byera, kugira ngo bikomeze bigume mu bwenge bwabo, kugira ngo igihe kizagera bakabamburwa, ngo ntibazabe hari icyo bahombye kinini, ngo ahubwo ubu ibice bamenye ngo abe ari byo bizababasha gutambuka ndetse no guhagarara bemye mu kwizera kwabo. Noneho ijambo ry'Imana ni umucyo umurikira ibirenge, kandi iyo bavuze ibirenge baba bavuze umutima. Rero ijambo ry'Imana abavandimwe riratujijura, ijambo ry'Imana ritubera urukingo rw'ibyaha, ijambo ry'Imana riturinda imitima yacu, ijambo ry'Imana riturinda kuyoba, ijambo ry'Imana rifasha impagarike muri ubu buzima busanzwe, kandi ikanadufasha kuzagera no ku buzima butarondoreka kandi bw'iteka ryose. Rero umurongo ngira ngo dusome uheruka mu gitabo cy'Imigani, umurongo wa 6, niho bavuze ngo Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya ndetse no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava ababera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera, kandi atunganye inzira z'abera be. Nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera, no gutunganya ndetse n'inzira zose zitunganye. Nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Bavandimwe, mureke twese duharanire kumenya agaciro ndetse n'umumaro w'ibyanditswe byera. Bibiliya ifite umumaro munini cyane ku mibereho yawe, ifite umumaro munini cyane ku muryango urera kandi utunze. Rero Imana idufashe, iduhe imyumvire myiza,
kandi izadushoboze gutwarana kugira ngo tubeho turi abantu bafitanye ubumwe, kandi abantu ntabwo bagirana ubumwe bushyitse batifitemo ubuntu bw'Imana. Mureke rero tubusabe kandi tubusabane umwete, nibyo nabasabira nange mbisabira mu izina rya Yesu, amen. Mureke dusenge Imana. Turagushimiye cyane mutangabugingo, utweretse neza yuko nta handi dushobora kubonera ubuhungiro ndetse n'umutekano usibye mu byanditswe byawe byera. Utweretse yuko ari umusingi ukomeye cyane uduhuza, kandi iyo bifatanijwe n'amasengesho bijya bituma ijambo ryacu n'inama dukuye mu ijambo ryawe bikomezwa. Ngaho turakwinginze ngo ukomeze uduhe imbaraga, ukomeze uduhe ubushake, ukomeze uduhe umurava wo kugira umwete wo kwiga ibyanditswe byawe byera, maze nitugorererwa tuzarushaho guhimbaza urukundo rwawe. Ngaho ukomeze uturinde kandi uturagire, ujye ukomeza utuvure dukwiriye uko bwije n'uko bukeye. Tubisabye twizeye ko biduhereye ubuntu mu izina rya Yesu, amen.